nimwishimire muri nyagasani, bisubiyemo nimwishime. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure kandi mwishime kuko Imana idukunda. Ije kudukiza kuri iki cyumweru cya gatatu cya Adventi, tariki 17 Ukuboza 2023, icyumweru cy'ibyishimo. Ngamasomo ajya gutuganisha ku byishimo bya nyagasani. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 61, umurongo wa 1 kugeza ku 2, wa 10 kugeza ku 11. Umwuka w'Uhoraho urantwikiriye, kuko Uhoraho yantoye akansiga amavuta. Yanyohereje gushyira abakene inkuru nziza, komora abafite umutima wamenaguritse, gutangariza imbohe ko zibohowe, n'abapfukiranwa ko bafunguwe, kwamamaza umwaka w'impuhwe z'Uhoraho. Ndasabagizwa n'ibyishimo muri Uhoraho, umutima ugihimbajwe n'Imana yanjye, kuko yanyambitse umwambaro w'umukiro, akansesuraho umwitero w'ubutungane. Nishimye nk'umukwe utamirije ikamba rye, cyangwa umugeni witatse imirimbo ye. Uko ubutaka bumeza imbuto zabwo, n'ubusitani bugakuza ibyo bwabibwemo, ni nako Uhoraho azameza ubutungane n'ibisingizo imbere y'amahanga yose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mu kuzirikana isomo rya mbere, turifashishije igisingizo cya Bikira Mariya Magnificat, dusanga mu Ivanjiri uko yanditswe na Luka umutwe wa mbere, umurongo wa 46 kugeza ku 54. Ndasabagizwa n'ibyishimo mu Mana umukiza wanjye. Umutima wanjye urasingiza nyagasani, kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yibutse umuja utavugwaga, rwose kuva amasekuruza yose azanyita umuhire. Ushobora byose yankoreye ibitangaza, izina rye ni ritagatifu. Impuhwe ze zisesekarizwa abamutinya mu bihe byose. Abashonje bagwirije ibintu, abakungu basezerana amaramasa. Yagobotse Isiraheli umugaragu we, bityo yibuka impuhwe ze. Ndasabagizwa n'ibyishimo mu Mana umukiza wanjye. Isomo rya kabiri ni ryo mu ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyetesaloniki, umutwe wa 5, umurongo wa 16 kugeza ku 24. Bavandimwe, mujye muhora mwishimye, musenge ubudahwema, mushimire Imana muri byose, kuko ari byo ibashakaho muri Kristo Yezu. Muramenye ntimuzimye Roho w'Imana, ntimugahinyure ibyahanuwe, ahubwo mujye mugenzura byose, ibyiza mubigumane, naho ikibi cyose mukirinde. Imana y'amahoro ubwayo nibatagatifuze binonosoye, kugira ngo izasange muri ndahemuka mwese, nta makemwa mufite ku mutima no ku mubiri, ku munsi umwami wacu Yezu Kristo azaziraho. Ubahamagara n'indahemuka azakora n'ibyo ngibyo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa mbere, umurongo wa 6 kugeza ku wa 8, n'umurongo wa 19 kugeza ku 28. Habayeho umuntu woherejwe n'Imana, izina rye rikaba Yohani. Yazanywe no kuba umugabo wo guhamya iby'urwo rumuri, kugira ngo bose amukeshe kwemera. Si we wari urumuri, ahubwo yari umugabo uhamya iby'urwo rumuri. Dore ubuhamya bwa Yohani igihe Abayahudi b'i Yerusalemu bamutumyeho abaherezabitambo n'Abalevi kumubaza ngo urinde. Yohani yaremeje ntiyahakana, ahamya agira ati, sindi Kristo. Nabo baramubaza bati, bite se? Uzaba uri Eliya? Arabasubiza ati, sindi we. Uzabe se uri wa muhanuzi ugomba kuza? Arabasubiza ati, oya. Baramubaza bati, rwose urinde kugira ngo tugire icyo dusubiza abadutumye? Wibwira ko urinde? Arabasubiza ati, ndi ijwi ry'uvugira mu butayu aranguruye ati, nimutunganye inzira ya nyagasani, nk'uko umuhanuzi Izayi yabivuze. Abari batumwe bari bo mu Bafarizayi. Bongera kumubaza bati, none se ko ubatiza kandi utari Kristo, ndube Eliya, ndube nawe muhanuzi, ubiterwa n'iki? Yohani arabasubiza ati, ngewe mbatiriza mu mazi, ariko hagati yanyu hari uwo mutazi. Niwe ugiye kuza ankurikiye. Sinkwiye no gupfundura umushumi w'inkweto ze. Ibyo byabereye i Betaniya hakurya ya Yorodani, aho Yohani yabatirizaga. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimwishime. Gaudete in Domino semper, iterum dico Gaudete. Iyi nteruro niyo buri wese agomba gufata kuri iki cyumweru. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Nimwishime muri nyagasani, mbisubiyemo nimwishime. Iyo niba Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyafilipi umutwe wa 4, umurongo wa 4. Mbisubiyemo nimwishime. Bakristo bavandimwe, iki cyumweru cya gatatu cya Adventi
cyitwa mu kilatini Gaudete, nk'uko interuro tumaze gutangiraho ibivuga. Iyo Gaudete ni inshinga y'ikilatini ivuga ngo gaudere, nimwishime. Ariko n'ibyishimo biganisha ibyishimo by'imbere, ibyishimo byo kunyurwa, kwishima bya bindi by'imbere, nka bya byishimo nyine bya Bikira Mariya, ibyishimo by'imbere. Rero iki cyumweru n'ubundi ni nk'icyumweru cya kane cy'igisibo cyitwa layetare, bigatwerekeza ko no mu muco wacu iyo umushyitsi ari hafi kuza hari imyiteguro igomba kubanziriza nyine kumwakira. Iyo twumvise ko ageze hafi ni ngombwa gutangira kwitegura no kwishima. Wenda wasanga wari wihebye uti ntakije, ariko wajya kumva ko ageze hafi uravuga uti uko biri kose araje. Nuko rero ugatangira kwitazanura, ugatangira ugatenga ibintu neza none ukabishyira ku murongo, ibyahi ukabivana muri saro, bityo inzira ikaboneka ngo ibyo byishimo by'uko umucunguzi ageze hafi. Dusigaje iminsi 8 gusa ngo Noheli ibe ibaye. Ni ngombwa rero iminsi 8 dutangiye izadufasha kwakira Yezu umucunguzi utuzaniye ibyishimo by'ukuri. Nimwishimire muri Nyagasani, bisubiyemo nimwishime. Kuri iki cyumweru cy'ibyishimo turasabira ingo nyinshi zibuze ibyishimo. Turasabira abantu benshi babuze ibyishimo mu kazi kabo, mu bibazo barimo, mu gahinda, mu makuba. Aho hose Nyagasani haratambuka kugira ngo guhe ibyishimo. Tukaza kwibaza tutari ku bundi ko Yezu atubwira ngo twishime, twakwishima dute turi mu bibazo nk'ibi ngibi? Nakwishima nte umugabo antugaritse? Nakwishima nte umugore ari kunsaba za gatanya? Nakwishima nte urugo rwanjye harimo ibibazo biremereye? Nakwishima nte umuhamagaro wanjye uri kugerwa ku mashyi? Nakwishima nte kandi ntaryohewe, mbabaye, nshavuye? Nakwishima nte muri ibihe by'intambara? Nakwishima nte bari kuntoteza? Nyagasani uyu munsi arifuza gukurangira ahantu hakura ibyishimo. Nta handi arifuza kubwira ati hari ahantu uri gushaka gukura ibyishimo hatariho. Uhitondere, witondere ahantu uri gushaka gukura ibyishimo hatariho. Maze Nyagasani turaza gusoza akwereka ahantu kuri wakura ibyishimo, ibyishimo by'imbere. Akavuga igira iti abantu bashaka gukubihiriza, abantu bashaka kukuvuga nabi, abantu bashaka kugutoteza, ariko ntacyo bazagutwara mu gihe imbere batarahagera, mu gihe imbere ntacyo haraba, mu gihe imbere hatarangirika, kuko ibyishimo biva imbere. Abantu benshi bajya bibeshya ati uyu nguyu araza kungusha neza, uyu araza kundyohereza, uyu araza kumfata neza. Nta muntu umwe ushobora kuguryohereza kuko uburyohe nyabwo buba imbere. Ibyishimo nyakuri biba imbere. Na niyo ngingo remezo tujya kuzirikanaho, ibyishimo by'imbere. Hagati yanyu hari uwo mutazi, uwo ninde? Amasomo yose akubiyemo ibyishimo aho twateze amatwi. Mu isomo rya mbere umuhanuzi Izayi araturarikira ibyishimo umucunguzi azazana, akabizana abatishoboye, abakene, abapfukiranwe. Kubera kwiyoroshya kwe ati ndasabagizwa n'ibyishimo muri Uhoraho, umutima uhimbajwe n'Imana yanjye, kuko yanyambitse umwambaro w'umukiro. Amen. Ngo kunyurwa no koherejwe n'Imana, woherejwe n'Uhoraho, ukanyurwa n'ubutumwa bw'Imana nka Mesiya. Mesiya bivuga watumwe n'Imana, wasizwe, utwaye Imana nka Bikira Mariya, uterwa n'ibyishimo nk'uko twabiririmbye muri iki gisingizo cye Magnificat ati ndasabagizwa n'ibyishimo mu Mana umukiza wanjye. Amen. Bya byishimo by'imbere. Mu Kristo muvandimwe, ikikugera ko akiriye agakiza, ibyishimo by'umucunguzi Yezu Kristo no guhinduka neza, ukaba umuntu mwiza, ugacika ku ngeso, gusebanya, kubeshya. Nkuko twanabizirikanye mu isomo rya 2, Paulo mutagatifu arararikira abanyetesaloniki bari mu itotezwa kugira ibyishimo, ariko cyane cyane ibyishimo byabo bigaturuka gusenga ubudahwema. Ana mpuruza ya Bikira Mariya ikibeho, nimusenge ubutitsa nta buryarya, nimusenge mu kuri. Iyo usenga neza, burya isengesho ryiza rizana ibyishimo. Twe kwitaranya ibyishimo no kwishimisha, tuvuge ibyishimo by'imbere bituma uhora usabanye n'Imana, kuko isengesho rituma nyine dusabana n'Imana. Rero iyo umaze gusenga nko Paulo mutagatifu asoje avuga ati erega wizere, wemere, n'ibyo byose ubona bitazashoboka Imana izabishobora. Ubahamagara n'indahemuka azakora n'ibyo ngibyo. Amen. Muvyeyi, izera Imana. Nubwo waba ukubitwa, nubwo waba uri gutotezwa, nubwo waba ushikamiwe, nubwo waba urahaga, ubukene, inzara birakwibasiye, ibibazo byabakubanye byinshi, uri kwibaza uko ejo buzira, uko ejo buzacya, uri kwibaza umuntu mubana uburyo agutsikamiye, ariko ishime, ishyira umutima ku Mana, n'ibyo ngibyo Nyagasani azabikora. Umwizere gusa, yizere Nyagasani.
ibyo byishimo nibyo Yohani aturarikira mu ivanjiri uyu munsi. Mu mugenzo Yohani afite imigenzo ibiri, umugenzo wo kwiyoroshya ndetse n'umugenzo wo kwiyakira uko ari. Ubwo abafarizayi bazaga bamubaza uwo ari we, nuko Yohani Batista agahamya adashidikanya, yirinze kwigeranya na Mesiya, ntabwo ari Mesiya, ntabwo ari Kristo, yirinda kwigeranya n'umuhanuzi waho undi wavuzwe, yirinda no kwigeranya na Eliya, ahubwo ari uwuriwe, akaguma uko ari, akanyurwa n'uko ameze. Ndijwi ry'uvugira mu butayu ati, nimutegure inzira za Nyagasani, muringanize ahazanyura. Amen. Nguko Yohani aratwibutsa ko ntagomba kurarikira ibya mirenge, ntagomba gushaka amakuzo n'icyubahiro, ngo mfate icyubahiro cy'umukiza, ngo nkingirize umukiza. Va mu izuba Yezu Kristo nawe. Yohani Batista tumuzi nk'umuntu wiyoroshya. Dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Siwe ntama w'Imana, siwe rumuri, ahubwo yerekana urumuri. Siwe gakiza, ahubwo arangira abantu umukiro. Dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Ngo kwiyoroshya. Akenshi uzasanga mbere yo gushaka kuzamuka mu buzima bwacu dutumbagira mu birere, amakuzo, dushakisha abandi tugenda twitwaza. Akabya bindi ngo mu muco wa kera nk'iyo washakaga kunyonga mugenzi wawe mu bantu ushaka kumurusha, witwaza ngo kabindi k'ubuki, ukajya kumunyonga, ukajya kumuvuga, ukajya kumusebya, ukamwuriraho kugira ngo ubone kuzamuka. Wasanga no mu mico yacu y'Abakristo bene iyo mico kirimo, ushaka kuririra ku bandi. Nashaka kuzamuka nkabanza ngasebya bagenzi banjye kugira ngo ndonke, nshaka indonke. Ngubwo ubuhakwe banyagaho ko baracyari benshi. Esclavage, ubucakara buracyariho, Babiloni ziracyariho. Nyamara Nyagasani arakubwira ati, va mu bucakara, uyu munsi ije kugucungura, uyu munsi ije kugukiza, uyu munsi nkuzaniye ibyishimo. Ibyishimo biturutse kwa Yezu. Hagati yanyu hari uwo mutazi. Yohani Batista atubera urugero rwiza rwo kwiyoroshya, rwo kwiyakira uko turi, kwakira umwanya afite, kwirinda gushyira abandi mu kaga kugira ngo ngende nisobanura nti uri Kristo, oya ariko ndiwe nuko ntariwe neza nyine. Muri aka kanya tujye kunyarukira mu ishuri ry'ibyishimo, ureba ahantu uri gushakira ibyishimo muri no minsi. Ushobora kuba uri kubishakira ku bintu cyangwa ku bantu, ukaza kwibagira ko ushaka kubishakira kwa Kristo. Uraza gusanga nawe hari ahantu wagiye wibeshya. Ushobora kuba ushaka ibyishimo ugakurikira abantu uzi ko aribo baza kuguha ibyishimo, ariko ukibagirwa ko ari Kristo utanga ibyishimo. Ni Kristo wenyine ushobora gutanga ibyishimo nyakuri. None wasanga nawe uri mu bantu bashakira ibyishimo ku bandi aho ushakira ibyishimo. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umukristo Gatolika ngo yarwara indwara y'ikigeragezo pe, ya yindi koko imuzahaza. Nuko arivuza mu bitaro byinshi bishoboka, ariko ntibyakunda. Ahataguriza ibyo byose, agezeho aricara ariyakira. Ubwo ngo mu burwayi bwe ngo abasenganaga mu Gatolika ngo abona batangiye gucika intege. Nuko haza abarokore bakajya baza kumusura, ngo baza kumusaba guhindura idini, ngo bamusengere by'akarusho ubundi akire. Urumva nawe wakubwira ngo agiye kuguha agakiza, ugiye gukira, uko biri kose nawe wahita ugenda, wasanga wagenda, wasanga wahindura idini. Ubwo kubera ko ari abarokore bamwitagaho muri icyo gihe, niyo bari baramusigayeho, wa mukristo Gatolika arabyemera, ajya mu barokore. Nuko bakamusengera bikomeye, bigeze aho aza gukira indwara yararwaye. Urumva icyo gitangaza mubyeyi. Ubwo muri ako kanya ahita ahindura idini nyine, aba umuyoboke ukomeye mu barokore. Ntiyongeye kuvugana n'abagatolika habe na rimwe. Igihe cyageze noneho amaze kuminuza umukristo w'indani muri iryo dini, igihe cyageze asaba ko yaba pasiteri ngo akomeze ashikame mu itorero wese, amaguru yose arimo, umubiri na roho. Nuko ngo baza kubimwemerera. Nuko umunsi yari yiteguye ko bazamuha ubupasiteri, uwo munsi ariko baziri buze kumusengera. Akoresha umunsi mukuru, birumvikana, ategura umunsi mukuru, atumira abantu b'ingeri nyinshi cyane kugira ngo baze bamugaragire, kuko nyine agiye kuba pasiteri, umukuru w'itorero, umushumba. Nuko wa munsi ugeze, umunsi yabagombaga kumusengeraho, ngo pasiteri mukuru cyane ngo yagombaga kubanza kumubaza ibibazo yatsinda icyo kizamini, ubundi bakabona kumukoraho imihango ijyana no gufata ibitabo byo kuzayobora iryo torero. Mbere yo kumuha ibyangombwa rero ngo bamujyana muri interrogatoire, bamubaza ibibazo. Ngo ageze imbere ya pasiteri mukuru, ngo amubaza ikibazo kimwe gusa: niye mpamvu wavuye mu idini rya Kiliziya Gatolika
ugahitamo kuza muri iri dini ry'abarokore. Dore impamvu enye pasiteri mushya yatanze, nawe uzicunge, wasanga hari izo watanze cyangwa nanjye hari izo nshobora gutanga cyangwa nawe hari izo ubundi uzatanga. Izo mpamvu zikurikire mubyeyi. Nuko wa pasiteri mushya ugiye kuba pasiteri ngo arasubiza ati, impamvu ya mbere navuye mu bagaturika. Abagaturika ntabwo bazi gusenga, ntibazi gukiza, nta gakiza kariyo. Muri iki gihe cyose narwariye ntibigeze bankiza, nta kigenda cyabo. Impamvu ya kabiri mvuye mu gaturika, abagaturika ntibakundana, barantereranye, ntibigeze bandwaza, ntibansuye, ni abadahambana. Impamvu ya gatatu, abagaturika ni abasinzi, banywa inzoga nk'abacometse ku mashanyarazi, banywa inzoga nk'imyobo itazigera yuzura, ni abasambanyi bakuramo inda kenshi cyane gashoboka, uko bukeye n'uko bwije, n'ibisambo bandiye amaturo yanjye, ariko ntibanansengera, ntibigeze bansengera ngo nkire, kandi sinabamaga gutura. Natanze nk'amaturo menshi cyane, ariko nta na kimwe bigeze bangarurira mu burwayi bwanjye ngo byibuze bamvuzemo. N'ibisambo, ni abasinzi, ni abagome, yewe ntibakijijwe. Impamvu ya kane, n'ikimenyetso simusiga kikwereka ko naje nje mu barokore, niyemeje ko umurokore koko uhamye wa wundi w'indani, niyemeje gufata ibirango byose bya Kiliziya Gatolika nari ifite iwanjye, amashapure, ibitabo by'umukristo, za Bibiliya zabo, imisaraba n'ibindi byose birango by'ubuyoboke bwabo, bimwe mbishyira ku cyano ndabikaranga bihinduka ivu, ibindi mbishyira ku rusyo bihinduka ubushingwe, umukungugu, ubundi ndatumura. Niyo mpamvu njeje, kuko nyine njye mbaye umurokore. Ibyo abagaturika nta kigenda, barasenga amashusho gusa, nta kigenda. Ibyabo musize mbisize ivumbi. Mu gihe wa pasiteri mushya arangije gutanga impamvu nye, za zindi koko zimukuye mu gaturika zitumye aba umurokore, ategereje ko bagiye kumwambika umudari no kumuha ibitabo no kumusengera. Ngaho atekereza icyo pasiteri mukuru agiye kumubwira. Nuko ngo pasiteri mukuru aramubaza ati, niko, shyira mu gaciro, tuvuge ko mama wawe aroga, babivuga byaba ari byo cyangwa si byo. Ese nawe wajya mu mubare w'abamuvuga, w'abamusebya? Ecclesia Mater, niko, nanakwemereye ko uzaba pasiteri, ariko nshingiye ku gusebanya kwawe, gutesha agaciro ahantu wavuye n'ibintu by'abandi, ntabwo nguhaye. Kuri foto nawe ya pasiteri nyine uri gutukana, uri gusebanya. Hano twakira nyine umurokore wiyemeje kwakira nyine agakiza. Ubu se twabwirwa n'iki niba natwe utazagera iwacu, wahagirira ibyago ugaharwarira? Ko kuri iyi si ntawe ugira ubuhungiro, ibyago n'amakuba bidutegereje impande n'impande, ubukene n'inzara. Aho natwe ntuzagenda udusebya nitutagutabara, nibitunanira gukurwaza, nibitunanira kutakugeraho, kutagusura. Ntawe kwizera umuyobozi nkawe, warangiza ngo uri umurokore. Umurokore usebanye se ni murokore nyabaki? Uwo muryango kuri wowe pasiteri urafunzwe. Nuko wa murokore atayikoreye amaboko, ibiryo by'umunsi mukuru ntumbaze aho biza kurirwa, abo yari yatumiye ko biza kugenda, atayikoreye amaboko, yarangiza ngo ndi umurokore. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Nguho gutiyakira, kwiyemera, gupfunda imitwe hirya no hino, guteka imitwe, gushakira ibyishimo aho bitari, gushaka ko umutware ugashaka gutwara abandi nabi, gushaka ko umutware ugashaka gutwara abandi mu bitebo, ivu, ngo wigize agatebo ayora ivu. Tekereza nawe urangije guhemukira abana b'Imana, urangije gusebya bagenzi bawe, warangiza ngo uri gushaka amakuzo, uri gushaka icyubahiro, urangije gutesha agaciro les objets de culte, abandi baboneramo ubuyoboke, abandi baboneramo Imana. None nawe warangiza ngo uri gushaka ibyishimo, uri gushaka guhirwa, uri gushaka amakuzo, uri gushaka ko umuntu mukuru, kandi uri gukandagira abana. Nta byishimo by'ukuntu wasebye abandi, wakandagira abana, warangiza ngo ugiye kuba mukuru. Uyu mupasiteri wiba mugenzi we ubupasiteri arerekeza ku mupasiteri w'ukuri, utagira amacakubiri, utagira umupaka, uhora hagati, agahora hagati y'abana be. Nta moko agira, nta rondokoko agira, nta ronda dini agira. Wa mupasiteri nyine utabogama, ujya hagati na hagati, nta dini, nta gihugu, nta karere, twese twibonamo. Uwo ninde? Uwo ni Yesu Kristo. Uwo ni Yesu Kristo uri hagati yacu. Ntago arobanura ku butoni, yifuza ko twarokoka ndetse tukarokora n'abandi. None se byaba bikumara iki mubyeyi? Niba uri umurokore
ariko ukarokoka nyine abandi bo bagasigara batikimbirira hirya. Mbega ubupasiteri bwawe, mbega umushumba uri aha, ni nko kurya intama aragiye yarangiza akavuga ati ikirura cyaraziriye kandi ari we wazihekenye. Nguko gusebanya mwa babyeyi mwe. Koko kuri ifoto y'umugatorika uri gusebya nk'umuporo, uri gusebya uwo badahuje idini, nta bukristo buraho, nta bupasiteri bwawe, nta bukristo bwawe. Niba ujya usebya abandi ngo nuko mudahuje, nta bukristo bwawe. No kwitonda, hari ubwo dushaka umukiro nka kwa kundi guhungira ubwayi mu kigunda, tukaba twashakira umukiro kuri bagenzi bacu ngo ntibasuye, ntibaje kuntabara, barantereranye, bamvuze nabi. Ugashakira umukiro ku idini, tukibagirwa ko nta wundi utanga umukiro usibye Yezu Kristo. Hagati yanyu hari mutazi, niwe gakiza kacu, niwe rumuri rwacu. Rero wirenganya abayohani nge nawe, wirenganya abapasiteri, abayobozi b'idini, abashumba ba kiliziya ngo ntibaje kunsura, ngo ntibangezeho, banyimye ku maturo yabo, bararya amaturo bakanyima. Aha, umukiro ntabwo ari Yohani Batisa. Yohani Batisa yerekana Yezu umukiza, umukiro ni Yezu Kristo. Yezu Kristo ashobora gukoresha umugaturika, ashobora gukoresha umuyisilamu, attention, ashobora gukoresha umudive, ashobora gukoresha umurokore ngo agukize, akunyureho, agutabare. Ntabwo umuntu w'Imana areba idini mubyeyi. Iyo ugiye gufasha ukareba idini, yo ntabwo ari Caritas. Caritas ntabwo ireba idini. Deus Caritas est, Dieu est amour. Ngibyo rero ibyishimo by'imbere wibishakira inyuma, kuko inyuma ntabyo uzabona. Uzabona ibyanyarurishwa nyine. Ibyishimo b'imbere mubyeyi hamwe n'Imana. Wishakira umukiro ku idini, kuko idini ubwaryo ritagukiza, ahubwo nyiraryo ni wagukiza, ni Yezu Kristo. Yezu Kristo nta n'amadini agererega. Erega hari ikintu tutari tunazi. Église notre mère. Uzi ko amadini yose abumbiye muri Gatolika, muri Kiliziya Gatolika. Kubera iki? Katolika, Catholicus bivuga universel. L'univers ni iki? Ni isi nyine. Twese turi mu isi, ni rusange. Reka nkubwire rero mubyeyi, uzi ko Imana itazi kuri umuporo. Ndabizi urihebye n'ukuntu uri indani mu idini. Imana ntizi kuri umuporo, ntizi kuri umudive, ntizi kuri umugaturika. Imana nta idini ryawe ntacyo bibwiye. Cyo bikora, Imana ibonye uhindutse ukayishakiraho ibyishimo, irakumenya ko waje. Naho ibyo bindi uhora wibwira ngo ngewe, ngo abagaturika, ngo nibo, ngo idini rya Kiliziya Gatolika. Aha, wubaha iby'abandi mubyeyi. Wishaka gusebanya, igihe wihannye Imana irabimenya, igihe warokotse nyine irabimenya. Wishaka kwirokora, ibyishimo byawe rero nta kintu ujye ubishakira muri Kristo wenyine. Naho kubishakira ku bantu, kubishakira mu idini, iyo nzira wibeshyeho kera. Hari ubwo Yezu Kristo aza gukiriza muri ba bandi baje kugusengera. Kubera iki? Ntabwo Kristo nyine areba idini. Umuporo yagusengera ugakira, umudive yagusengera ugakira, umugaturika yagusengera ugakira, umuyisilamu yagusengera ugakira, uwo muri idini wese ashobora kugusengera ugakira. Rero niba kumukurikira ngo abe rero unakurikiza, uzabihomberamo. Ibyishimo watangiye kubishakira kure, wasize Yezu Kristo ari hagati yawe, wamusize. Wishakira ibyishimo ku bantu, ahubwo bishakire kuri Yezu Kristo. Ndifuza gusoza nkubwira ngo nta byishimo wagira mu gihe ugisebanya, mu gihe uvuga nabi, mu gihe ugishikamye mugenzi wawe, mu gihe uri gutaranga bagenzi bawe ku musozi, mu gihe utubaha abayoboke b'Imana. Nta bupasiteri bwawe, nta bukristo bwawe, nta buyoboke bwawe, nta munyabwenge wanduranya wa mubyeyi we uhandavuza ibintu bitagatifu, nta munyabwenge usebanya, utukana, uharabika abandi. Nitwubahane babyeyi, nitwubahane. Wishaka kuririra ku by'abandi kugira ngo uzamuke amaco yawe y'inda. Igihe cyose uzashaka kuzamuka ukandagiye ku bandi, Kristo uramukingiriza ako kanya. Nta bupasiteri bwawe, nta bukristo bwawe. Intego rero ni ukubaha buri wese nk'ikiremwa muntu Imana imutuyemo. Ngiye byishimo yo kwiyakira ukuri, aho uri, aho ngaho uri niho yazagusanga, ubundi agusanganire, musangire nawe. Ibyishimo biba imbere wa mubyeyi we, mu mutima hamwe n'Imana. Iyo watangiye kubishakira inyuma urazimura, ukazima, ugataha nyine amaramasa wikoreye amaboko. Kuko nta wakoreye Imana wikoreye amaboko. Gaudete in Domino semper, iterum dico Gaudete. Nimwishimire muri Nyagasani, mbisubiyemo, nimwishime. Amen. Mugire icyumweru cyiza. Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.